ni hatari ko ndabona moto none wayogesha nawe ubundi kinamba moto yanje bazayogesha amazi ashushe ariko nawe ntuza woga nubwo woza moto ariko ntaguza woga utajya ukora ku cyumweru mani babyagenze gute umuza gute Felicien ngo ku cyumweru utagikora je mpamvu ku cyumweru ntakora n'umunsi nahari uwiteka nyine no gusenga cyumweru niyo wampa 100 ngo kugeze ku kagari hano tago nagutwara ndakaburinka ndamukobwa utwaye ku cyumweru se mane umutwaye umugore wawe ariko rukara uriya ntaga ari umukobwa ni umugore wanje nuko kiri muto kandi umugore wanje uramuruta ntubuze nka 40 n'umurusha kare abakobwa bose mbona utwaye mane oya je nditonda cyane aya ni ironi muyihorera kuko mbona ibigiye kurya abakobwa kandi kajijisha ngo ni umugore wawe atwaye inkumi ngo ndi ironi cyangwa ndi amaroni yanitiranyije n'aba muhanzi bita wanitiranyije na amaroni baranze mbatwara bagiye kubakoresha ibirimo binkama mbasubizayo kandi ku cyumweru utagikora ariko yewe iyi ni seta ya shitani najeho nzimuka pe nta muntu n'umwe duhuje umumotari ujya mu bijogo n'ubu niba amahoni ntabwo ndikira ndashaka umumotari 15 so n'ikibanza ndimo ndavuga iki gihungu ni igisambo ruhago laptop cayize nta muntu uzugura laptop ngo areke kugura imarete yayo ikinda kijana jama rasta ngwino kwijanira rasta nije uzujana abajama n'ubundi ngwino ari amafaranga rukara yanze kandi ari muri prive hanze ari ikibazo y'umuntu kurajaye ngiye kwa mutwe inyamirambo kandi nshaka ko nta feri kuravuga ngo tuje kwa mutwe nta feri kwashaka ko natwe tuhata imitwe ariko akaba motari bikije weho ntwara okay ngaho jaho nta kibazo jama byishima twara n'undi n'umukara byishima niwe mujama wewe waje kututeganya kwizengereshe ese mutakwajyanye igikoni cyone nambare kazi amba nta kibazo kugenda ndagutwara wishime abandi ntibari bakwanze bari banyane bakugize nkaho gwaye ibibembe ariko je nabonye ugufite dread mbona uricana nta kibazo nabibonye mbona ko bakugoye cyane ndavuga ngo jama no mujama murasta abajama bose baza bantegara byishimo baranze kandi gusa sinza nkora ikimotari gusa ngiriye kwa janze kandi nzarigeraho mu kimotari naho jewe iki kimotari nza nkora ngiramo igikorwa bita projet yo gucubugagera ntago nkora umumotari gusa se mota waretse nkihagarika ubungubu kurashaka kwihagarika ndashaka kwihagarika etse nsone ahangaha twihagarike ntaco wihagarike wenyine mwaramutse afande umeze neza nibyishimo wa mushefi wa motari ari na Mirambo yego byishimo nagira ngo nkubwire nyine kuri ya gahunda murabona twaraturanye ariko usigaye umfasha mu bintu by'akazi nkagwa information petse umuntu ko turagana hariya ngo uzamutse nkara kuntuze kwa mutwe hirya kandi afite laptop yibze kuko karavugana n'ababo bibse ko ndagira ngo hagarare hariya hafi yo kuri RP wamumpagarika numpagarikira hariya kuri RP ndamufite kuri moto ntago ndi kumureba ndamufite guke ko ndamura n'ubu karihagarika agiye kugaruka kuri moto mbite muzana numva uri mu murongo mwiza wowe muzane muri ka gahanda mbamagazemo ndahita mukaba sawa cyane kandi urakoze sawa ntacoreka kigaruke nkijana ndakubaza ibyangombwa ibindi bindekire nta kibazo tuzakomeza dukorane nta kibazo wowe ndabizi uri umugabo mwiza kabisa urimo uritwara neza muri no minsi ngaho urangiza kunyarasha uzusanga abanyu muze munyarira hamwe noneho mugendere mu gikundi ese ugira ngo simpageze viye wamfashije nta n'umuntu nzabona nzafasha nkawe nukuri ni witwa byishimo ahubwo wazongeraho nabinezera nukuri uri byishimo nyine wamfashije wakoze Imana iguha umugisha ngezeyo oya jama ntago no gusiga hangaha n'ubundi abandi bari banze kugutwara ariko nje mu gikorwa canje we wageze kuri mission yawe yaho wagomba kuja ariko nje hari indi mission nzangeraho yindi iri importante cyane rero umva nkubwire nta kibazo reka duce mu ivire nabonye direde zawe nama nkwiyumvamo igihe rakidubapfuye nazagandira amanwa nijoro umugore wanje newo kubwira nkunda barasta cyane rero reka ducane hariya mu ivire ngirayo mushiki wanje ko kuri rivzeri hariya kuri 40
uzumwizere dusangire nta kibazo mbone kugarura ku gazi wawe nawe huye n'umuntu mwiza cyane. Muraho afande. Muraho. Bite bya? Byiza nta kibazo. Ufite permis? Permis ndayifite. Zanana. Okay, shaka permis. Umugenzi. Biziwe nabzura bimenya. Permis ngiye. Ese mutaka wangejeje aho ngiye kumaze gutanga ibyangombwa ko mfite na rendez-vous. Rendez-vous se bagiye kukubaga impsiko. Nyine mfite rendez-vous. Natwe turi kuri rendez-vous ntubona se polisi rendez-vous laptop. Wajyasa amafaranga yanjye natanze. Amafaranga yawe watanze? Nanjye n'umwanya wanje natanze kugira ngo kuja. None wenge mutaka kandi ufite ikiburi kandi untwara nabona guri seri. Ngo ufite ikiburi? Ufite ikiburi. Okay. Barakigabanyiriza rimwe n'iki? Mwabaye. Bayita police catching. Police catching wayumvise. Ongera uyibwire gavza bindi ngo byo kugabanya ikiburi babwire mubwire biri aho murambwira. Siko mupata abaye. Ikibazo gihari se ntacu. Ngo machine ngo wayikuye he? Ndabaninga ngewe nange filime. Ngo iyo machine yawe ngo niyo guturuna filime. Filime yarucenge yasohotse mu ijoro. Urayizi Chantal? Yasohotse mu ijoro arimo acanga gutya canga. Ucengera. Ese njye ubwo njyaho ngaho. Ya Krishna urayizi aguruka mu biti. Ufite rimwe. Ori umujura ntuheruka reba iyi laptop yibwe afande. Mugire guko mubaza nyirayo barareba mode pass cyangwa password bamenye ibyayo. Sawa ganje nari ngiye guka. Ngaho genda sha nidura karitsiye nza kunoba. Nguzanoba. Nza kunoba. None nongere nkugarure moto arayigiye.